Ndagushuhuje cyane, ndagushimiye cyane wowe wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu. Nge nitwa MWESIGYE David, iyi ni MWESIGYE TV show. Imana nikumira umugisha. Ndabigushimiye cyane wowe wamaze kureba video twabakoreye, bari kunsaba abantu benshi bambwira ngo igice cya kabiri kiri hehe. Ni igice cya kabiri tugiye gukoramo ibi bintu bikurikira. Niba ufitemo icyo kibazo uri buze gusubizwa. Icya mbere ni uguhereza channel yacu location, ikindi cya kabiri ni ugukora ibyo bita two step verification, ikindi ni uguhereza channel yacu kumenya. Ndibuze kubasobanurira ngo bira bintu bijyanye na amasaha 3000 na subscribe 500. Ibyo bintu byose turareba uko twabikubira muri video, nibyanga tuzakora igice cya gatatu. Ariko tugiye kutubanza muribuka ko twakoze YouTube channel, tugiye kujya noneho kuyihereza location, noneho location. Mbere na mbere nago nabasha kubikora mfitemo iyi ngiyi yitwa YouTube studio cyangwa AAT studio, bayita YouTube studio mu bisanzwe. Nabanza ngwara icyo bita uninstall. Nawe icyo urakora uzabanzuze ukora hano handitse ngo uninstall, numara gukora uninstall uyikuremo. Mu gihe uzaba wareinstall ariko gusa, ariko mu gihe uzaba utarayinstall nta kintu uzakora, uzabyurese wakestara ikintu udafite. Okay, uzahita uza noneho uyizira hano handitse ngo Google Chrome. Ni Google Chrome, nurangiza ukande hangaha, numara ukanda hano handitse ngo Google Chrome, utegereze gatoya. Okay, uhita hano muri search wandikemo ngo YouTube studio. Okay, dore ngiyi n'ubundi wandikemo ngo YouTube studio, dore ngiyi. Yego, uyikandeho, numara kuyikandaho urategereza gatoya, uzabona telefone yawe imeze nk'uko nguko. Wenda impamvu byabaye nk'uko ukabona ko ari utuntu twinshi nka computer, nuko naje hano kuri utu tudomo dutatu. Naho nushaka kugira ngo ujye ubigenza utu tuntu nabigusobanuriye, ukana ku tudomo dutatu ukaza hano handitse ngo desktop site, ukahemeza kivivura. Yo hivivuye telefone yawe imera nka computer, ku buryo ushobora gukora ibintu byose bimeze nka computer rwose. Nkungu urabona telefone yanjye imeze nka computer, na zoominga, nagira ute nakuri icyo nshaka. Okay, reka zoominga nza hano handitse ngo YouTube studio. Nindangiza ndaza nkande ahangaha, nimara kuhakanda ndategereza gatoya. Hano barambwira ngo ese ushaka ko tugushyira kuri application cyangwa ushaka ko dukomeza website ya YouTube studio. Ariko ugira ngo uzakomeze twako impamvu ntago nshaka kuri iyi application, ntago ariyo nshaka, ahubwo nshaka iyi ngiyi. Ndakanda hanganditse ngo continue studio, kuko yaba nshaka iyi ngiyi ndari kurecyamo ya application. Ariko kwa ko natashaka iyi ngiyi, ubwo ngubwo rero iyi ngiyi ndayihorera mitenza nikandire ahangaha rwose. Aha niho ngiye guhita nkanda handitse ngo continue to studio. Nimakanda ndakanda gatoya. Yego, nimara kuhakanda ndategereza gatoya birodinge bitewe na network mfite. Murategereza gatoya turebe uko bizamo. Okay, ndabona bangeje ahantu hameze gutya. Niyo uzaba ufite email zitandukanye nyinshi cyane muri telefone yawe, uzahita uza uhitemo email yawe iyo ariyo. Ngiye kwa ko mfite email nyinshi, uzahita ndangaha ngiye guhitamo email yanjye nshaka ko iza ahangaha. Ndayaza mitemo email yanjye hano, ngiye hano ku ifoto, ndakanda ku ifoto. Nze nindangiza nimara kwanda hano handitse ngo switch account, mwandeho. Nimara gukandaho gatoya negereze gato, banzane ama email menshi. Ariko niba mwibuka neza, dore email yacu ni ngi twafunguye yitwa Kalisa David, tukayihereza bya bintu byose. Dore ni ngiyi. Niba wararebye igice cya mbere rwose, niba utaranakireba uburyo wafungura mu YouTube channel yujuje ubuziranenge, tuyikomereje. Ndahita nyikandaho. Nimara kuyikandaho ndategereza gato abanjyane kuri YouTube, negereze gatoya bahita bangarura ahangaha. Okay, ni kuri abigenda nyine kujya bakugare hari ahantu nyine barabanza akabisuzuma byose bakakugarura hari paka no kuri YouTube neza. Okay, urategereza nanone n'ubundi bigiye kurodinga nkuko cyagiye byari bimeze, birodinge bimere nkuko. Okay, dore inoze yanjye nayishakaga ni ngiyi. Okay, aha dore urabona ko ifoto igaragaza ko ari YouTube channel yanjye ngiyi. Okay, noneho ngewe nzahita nza nkande hano. Nawe ni uzaba wabikoze n'ubundi uzahite uza ukanda hano handitse ngo akamenyetso k'iki
k'idolari. Ako kamenyetso k'idolari numara kugakandaho mureka ko no kuri YouTube studio twakabonyeho. Hano rero barakubwira ngo nta kintu na kimwe wabona kuko nabasobanurire ngo kugira ngo u Rwanda rwacu wenda n'ibindi bihugu bimwe na bimwe ntabwo byemerewe gukorerwamo monetization, ariko hari ibihugu biba byemerewe gukorerwamo monetization. Ufata YouTube channel yawe ukahereza location y'ibigo byemerewe gukorerwamo monetization. Reka none nzongera nzuminga nsubiza inyuma, ariko reka nzuminga gato manuke hasi hari akantu kameze nka setting. Dore ngaka aka ngaka, reka nkazuminge cyane mukabone aka ngaka. Uri kubona noneho aka kantu ka setting karaha nazuminze ningakandaho kareta kanjyana ahantu nawe uzahakanda nyine. Okay, numara kuhakanda hano bazakubwira ngo eshe ushaka ko igihe cyo guhembwa bizaba bimeze gute, amafaranga azaba aja mu madolari cyane mu mayero. Ngiye nkunda amayero rero mu bisanzwe, amadolari reka nyashyire mu mayero ngewe. Yego biterwa nawe nuko ubishaka, nubona ushaka ko amafaranga azaza mu buryo ushakamo. Ngewe ndareka ndebe dolari, yero, amayero dore ngaya nyakanzeho. Ndahita nirinda gukanda hano save kuko mfite ibintu byinshi nshaka gukora. Okay, kuri utu tuntu twose uri kubona ahangaha hano akambere bakita niko kitwa general niyo duhanzizeho. Ya kabiri yitwa channel, ya kabiri ni difficult, you upload difficult, permission, community and agreement. Ibyo byose tuzabivugaho byose nimukomeza kunkurikirana cyane, kandi ko mugena munyandikira impamvu nakoze iki gice cya kabiri. Narabibabwiye ariko abantu benshi bo banyandikiye bambwira ngo tubabarire duhe kino gice cya kabiri, tubabarire rwose. Okay, uzakana hano handitse ngo hehe kuri channel, uzukande kuri kano kamenyetso kari hano. Numara kwakanda uzabonamo ibihugu byinshi cyane. Igihugu cyose ubona hanga cyemerewe gukorerwamo monetization, ariko nk'ubu ngubu tugiye manga tukajya tureba na ushobora kusanga wenda mu Rwanda rwacu wenda twebwe na monetization yemerewe gukorerwamo. Urabona ko muri za ra kuko ibihugu bigenda kuri alphabet nyine tu ra na irimo, Rwanda yacu na irimo. Ariko channel yanjye reka wenda nyikubite location wenda ya United States. Reka ngubite United States. United States ngiye. Okay, ikindi ahangaha rero muribuka ko turimo turafungura YouTube channel yujuje ubuziranenge. Okay, ahangaha ushobora kwandikamo amagambo. Hari uburyo umuntu ajya kuri YouTube yasacinga video igahita wenda ivuga ngo wenda nimba usacinga ngo uko wakora monetization, na za video zawe zose wakozemo zita zizanamo ako kanya. Uko wahuza telefone yawe n'iyundi muntu ako kanya bitabizamo. Iyo ahangaha uyuje wenda kuvuga ngo guhuza telefone, guhuza telefone, guhuza telefone. Urabona ko aka kantu kaba kamaye nk'uko nguko. Uko uwagiye umuntu ugiye gusacinga yabibona. We n'ibindi bintu ushaka gukunda wenda ngo indirimbo oya wenda akavuga ngo amakuru. Iyo umaze gukanda itukana kuri akamenyetso ko akambi gatambika uhita ahamera kuriya nyine. Wenda ugahita uvuga ngo urukundo ugahita kwandikamo ukemeza. Ubwo ngubwo nabwo kaba kajemo. Buriya umuntu agiye muri search akandikamo ibintu bijyanye n'urukundo na video zawe zizamo. Niba ushaka gufungura YouTube channel yujuje ubuziranenge uzahita uzukana hano handitse ngo advanced setting. Ndagira ngo utu tuntu twose utumenye neza. Okay, uzaza urebe hano hantu uzasanga channel yawe yemeje ahangaha. Ariko wowe uzakazane wenda ugashyire muri aka ka kabiri.
akangaka akambere bundi karavuga ngo yes ngo set this channel as medic for kid always uploading content is medic ubuvuze ngo kuri kano kambere kabanza akangaka nyine akagaka kabanza kakavuze ngo yes ndemeze yuko channel yanjye ari ijyanye izazishyiraho video zijyanye n'izabana abana nyine ubwo n'abana bafite imyaka munsi ya 18 kumanura hasi twadutente mujya mubona turiya twose uwo muntu utwaploadinga aba yarashyize muri hariya handitse yes ariko video zawe niba ushaka kuzaza zirebwa n'abantu bakuru uzakanda handitse ngo no hano handitse ngo no set this channel nda setting channel yanjye as not made kids nagari ari bijyanye n'abana cyangwa ari video z'abana never uploading ngo I never upload content that is made for kid nago video zanjye zijyanye n'abana ubwo yo wemeje hari rero ubwo buvuze ko video zawe ari z'abantu bakuru nyine video zawe nyine zazirebwa n'abantu bafite hejuru y'imyaka 18 kuzamura ibintu nk'ibyo ngibyo yego aka step kandi kamaze hangaha kwivivura kambere utu tuntu natwo reka nugusobanurire neza kugira ngo ujye kwa prayinga YouTube channel aka kantu kagomba kwa kabaye icyatsi naka kabaye icyatsi uzanabirebe mu gihe ugiye kwa uploadinga channel nubona ugiye kwa prayinga nago bakwemera kwa monetization utu tuboro utaradukora nyine utu tuntu nyine twa akambere bakita nuza nzabigaruka nje kubiramburaho neza bakita implemented feature akandi bakita advanced setting advanced features hano akangaka ko ni ugukreatinga channel no kwa uploadinga aho byo byabaye enabled ubanga kandi reka munabikusobanura neza anga nibwo anga barakubwira ngo kandi ngo wemere nago wemere no kwa uploadinga video y'iminota hejuru ya 15 yutaratangira nyine ku channel ukifungura ko kanya nago wahita ufata ngo video ukubiseho video y'isaha yose nago yajyaho nta nubwo akakwemera ikindi akakanya utemerewe mu gihe kano kantu katari vivra nyine bakubwira ko utemeye ko ibyo bita live streaming I know izi thumbnail nazo nago zemereye ariko nuzu ugahita ukora verify y'iyi nimero ukaverifyinga nimero zawe ibintu byose ukabikora atutuntu twose uzabyemererwa noneho reka tuve hanga none wenda mwereke kuri aka kanyuma niko kingenzi cyane bakubwira ibintu wemereye gukoramo noneho yo kamaze kwivivura kano kantu kanuza kitwa ngo ni advanced features bakubwira ngo content zawe betse mbanze wenda nzumingemo okay barakubwira ngo content zawe ubwo nyine urumva nkanga appearing content ID comes ubwo uvuze ko yo ako kantu kivivuye content zawe zifite inoza umutekano nyine ku buryo umuntu ashaka kugushyiraho content ukaba wamurega kamuga ngo yankireho content yanjye wemere gukora ibyo kwita creating more live stream buri munsi nyine anga wemere kwa uploadinga buri video buri munsi akandi wemere hanga ikindi wemere creating shoots video za shoot turatu video to amasegonda okay ikindi wemere ambarred live nego ariko kingenze akangaka baciyo n'akakanyenyeri akakanyenyeri dose uri kubona hanga barakubwira ngo eligible to apply monetization urabona ko byose ubyemerewe ahangaha rero ahangaha rwose mu gihe ututuntu tari vivura ututuntu twose nago wakaprayinga channel yawe okay ndibuze ko indi video ya kabiri ivuga ngo uburyo mwaka uploading video zanyu uburyo nabyo mubyitegemo iyo video nayo muhite rwose kandi uko munyandikira muri comment ni kuzo video zanyu mba ibindi byose tuzabigarukaho rero sinshaka ko video bitinda ariko ndashaka ko dukanda hano handitse ngo save dusevinge bya bintu byose twakoze nawe niko uzabigenza numara gusevinga channel yawe ugiye gutubona izanye ibintu byinshi hano ku kamenyetso ke dolari wow urabona yuko haje ibintu byinshi cyane urabona yuko rwose channel yacu bayihise bayikubita ngo dore ahangaha ngo ni ugomba kuzuza subscribe 1000 urabona aho amasaha 4,000 hano bijyanye n'aya masaha 4,000 ahangaha nyine ngo amasaha 4,000 barakubwira ngo wenda bibaye byiza ukabona aya masaha 4,000 ukabona ni subscribe 1000 wakapraying ugabwa monetization ariko wenda nk'urugero aya masaha utayafite aya masaha ukabona izi miliyoni 10 za video shoot ukazibona
izi ngizi rwose nta kibazo wagirana nayo rwose. Akandi kantu uzahita ukora noneho, tugiye guhita dukora ibyo bita two step verification, ariko ndabona video igiye gutinda cyane, reka tuzakagaruke muri iyi video. Reka iyo video ariyo zaguhita nkurikizaho rwose, nza nsobanamo n'ibindi bintu bitandukanye, uburyo wakuramo nuza wakora ibyo wakora, uburyo wakoramo nuza two step verification. Reka rwose iyo video nzahita nyigarukaho rwose, munyihanganire gatoya kuko ndabona video itinze, kandi nabonye ko iyo video itinze abantu ntago babasha kwisobanukirwa neza, usanga agenda areba video naruko nyene. Reka tuzabisubire, dore two step verification ni ingiyi nyene, ni ingiyi niyo tugiye gukora, kandi ntago wakapurayinga channel yawe utayikoze. Naho uhuza telefone yawe na channel ku buryo neza channel yawe ifite uburinzi 100%. Ndagusobanura ibindi muri video y'ubutaha. Imana nibamera umugisha, reka tuzasubire muri video z'ubutaha. Ndabakunda cyane, nitwa MWESIGYE David. Ciao ciao.